nizere ko rero mugiye mumerewe neza, ab'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba mwese tubahaye yambu, iburengera bwaryo umujyi wa Kigali ndetse n'abari mu mahanga bwotamasimbi, muri Afurika hose muhawe ikaze kuri iki kiganiro cyacu, abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Rero amakuru yacu turaza kwibanda ku bivugwa muri Rayon Sport transfer uko zigiye zimeze kugeza amagingo aya. Turaza kureba ihurizo riri ku bayobozi ba Rayon Sport bashinzwe igura n'igurishwa bakuriwe na Gacinya. Turareba ni ikihe kibazo bafite hagati y'abakinnyi batatu. Turaza kurebera hamwe abo bakinnyi ni bane. Abo bakinnyi turaza kureba ni bande se, no kubera iyihe mpamvu bafite iryo hurizo ryo kumenya uko babyitwaramo mu igura n'igurisha, kugira ngo bazamenye uko bazitwara mu mikino nyafurika ndetse n'igikombe cya hano mu Rwanda. Turakomereza rero kandi ku ikipe ya Police. Ikipe ya Police nayo irimo irashaka abatoza nyuma y'uko umutoza wayitozaga yaba yasezeyeho abakunzi ba Police ndetse na Police nayo ubwayo ikaba yamusezeye. Umutoza Mashami Vincent rero akaba yatandukanye n'iyo ekipe ya Police. Turaza kumenya nabahe noneho ikipe ya Police yo iri kugenda iganiriza ishaka abamusimbura, ndetse na staff technique ya Police nayo bose bakaba basezerewe, uretse bamwe muri bo nabo turaza kugenda turebera hamwe ni bande. Hanyuma turareba n'abakinnyi kuko muri Police harimo icyitwa igikubuzo gihagije, bacishijemo umweyo mu bakinnyi bamwe na bamwe. Turababwira abakinnyi bageze kuri 7 bose iyo ekipe yaba yasezereye, ese bo ni kuyihe. Turaza kugaruka rero ku yandi makuru agenda avugwa. Turaza kujya mu ikipe ya Musanze, niho turi buze kureba ibyaho byo bimeze gute muri aba bakinnyi bane. Ni wabahe mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport ikeneye cyane, nuwuhe mukinnyi ikeneye cyane kurusha abandi, tukaba ari we dusinyisha mbere ya byose. Abo bakinnyi rero ni abandi, harimo uwo bita Sherif Bayo, hakazamo Kevin Muhire, hakazamo Tansel Masengo, hakazamo na Abedi Bigirimana. Ni mu ikipe ya Musanze niho turi buze kureba ibyaho byo bimeze gute. Turaza kureba abakinnyi bavugwa muri Musanze naho uko byagiye bimera, n'imbase hari abasezererwa n'abadasezererwa, ariko kugeza amagingo aya nuko ibiri muri Musanze bidapfa koroha, kubera ko nta buyobozi kugeza ubu ngubu ifite, n'ibigenda bivugwamo abantu bari kwibaza uko bimeze, kandi nta muyobozi ifite magingo aya. Turakomereza rero no mu ikipe ya APR FC, tuvuge naho ku bijyanye na transfer ziri kuvugwamo, cyane cyane ku mutoza uri guhabwa amahirwe kugira ngo azarebe ko yagenda afasha ikipe ya APR FC kugenda yitwara neza, dore ko nayo izasohokera igihugu cy'u Rwanda muri Champions League hano muri Afurika. Ngayo nguko rero, reka duhere ku ikipe ya Rayon Sport. Nyuma y'uko isinyishije umukinnyi Musore Prince, hakavugwamo abakinnyi bagenda baganirizwa ndetse bivugwa ko binageze kure amasezerano yabo. Turavuga nk'umukinnyi Tansel Masengo, tukavuga Muhire Kevin nawe ibyo bitarasobanuka neza kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo rero mu ikipe ya Rayon Sport ubu hari kuvugwamo ihurizo rikomeye cyane ku muyobozi wayo Gacinya, ari kwibaza ati ese muri aba bakinnyi bane ni wabahe mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport ikeneye cyane
nuwuhe mukinnyi ikeneye cyane kurusha abandi tukaba ari we dusinyisha mbere ya byose. Abo bakinnyi rero ni abandi, harimo uwo bita Sherif Bayo, hakazamo Kevin Muhire, hakazamo Tansel Masengo, hakazamo na Abedi Bigirimana. Aba bakinnyi bose rero muzi ko Rayon Sport umwanya bakinaho barabakeneye cyane, bakeneye umukinnyi. Bari kwibaza bati ese ni mu by'ukuri niturekura Muhire Kevin, ninde mukinnyi muri aba bandi batatu waba usigaye wamusimbura wakwitwara neza cyangwa se waduha ibintu umusaruro nk'uwo Muhire Kevin yajyaga duha? Naho rero bakibaza bati se turamurekura cyangwa turongera tumuganirize turebe ko yakina. Tukiri kuri ibyo rero tukababwira ko nk'umukinnyi Sherif Bayo nawe baratekereza ko ashobora kuba yaba umusimbura mwiza wa Kevin igihe Kevin baba bamurekuye, dore ko Kevin we yagiye agira ibihe bitari byiza nyuma y'uko basoje shampiyona. Hari amagambo yatangaje ubwe, akaba rero ayo magambo ataragiye ashimisha abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko bavugaga ko hari ibintu utakagombye kuvuga nka kapitene w'ikipe ukabishyira mu banyamakuru, ahubwo ari ibintu ari ibanga ry'ikipe ryakagombye kuguma mu ikipe hagati, bityo rero bakaba bamwe batamwiyumvamo neza, ariko nanone bakagira ikibazo cy'umusimbura we. Turanyarukira kuri Tansele tuvuga uburyo we yabashije kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport kuri miliyoni 14, ariko kugeza amagingo aya akaba atarasinya. Rero ni ukubera ko bagifite icyo kibazo, kubera ko baravuga bati umukinnyi wese ugomba kuza muri Rayon Sport mu rwego rwo kwirinda ibyabaye nk'umwaka ushize ugasanga basinyishije abakinnyi bamwe na bamwe badafite ubuzima bwiza. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu noneho umukinnyi Rayon Sport yifuza kugikinisha agomba kujya azana icyemezo cya muganga, test medicale, akabanza agakorerwa test medicale bakamenya nimba mu by'ukuri koko noneho ikipe ya Rayon Sport yaba iguze umukinnyi muzima utazagenda agira utubazo twa hato na hato. Turikije rero kuri uwo Tansere n'impamvu atarasinya kugeza amagingo, baravuga batese yaba ari muzima. Nimba ari muzima naze abanze akore test medicale tubone kumuha amafaranga nk'uko babyemeranijwe. Bakavuga rero ku rundi ruhande bati mu gihe atarayikora turamutse tuyamuhaye atarakora iyo test tugasanga afite ikibazo, twaba tugenda tugongwa n'ibibazo n'ubundi nk'iby'umwaka ushize. Rero bakibaza bati reka tubanze tunavugane na Abedi Bigirimana, ariko we akaba asaba amafaranga arenzeho ku ya Tansere. Noneho bakavuga bati se uyu Abedi Bigirimana nawe tube ari we duhita tuvugisha ako kanya, nabwo bikaba ihurizo nanone kubera ko amafaranga yaba azamutseho. Nanone rero ku mukinnyi Sherif Bayo, n'ubundi ni umukinnyi umwe wakinanaga n'uyu Tansere, bakavuga batese we amafaranga twahaga Tansere yayemera, ariko reka turebe uko ibintu bigenda byifashe hagati ye na Tansere, turebe n'uwuhe mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport yaba igiye ikeneye. Ngabo rero abakinnyi bane n'impamvu mwumva bagiye babera ihurizo abashinzwe recruitment mu ikipe ya Rayon Sport. Reka nanone rero amakuru yacu tuyakomereze mu ikipe ya Police FC, aho hari kuvugwamo umweyo. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Police FC yasezereye abakinnyi bose bagera kuri 7, isezerera umutoza ku munsi w'ejo. Nibwo ayo makuru yasohotse, umutoza Mashami arimo agenda asezera ku bakunzi ba Police FC ndetse n'abayobozi muri rusange, avuga ko ibyo babashije kugeraho bari kumwe bibashimira ndetse n'ibindi byose. Akaba rero yarasoje amasezerano mu ikipe ya Police, hanyuma Police ikaba idafite gahunda yo kongera kuganira nawe ngo ibe yamwongerera amasezerano, bityo rero bakaba batandukanye neza. Ikindi twababwire nuko uyu mutoza wa Police Mashami Vincent yari yahawe kuba
agafata ikipe ya Police akaba yabasha kuyigeza ku gikombe, ariko ibintu bitabaye byiza. Gusa hari ibyo yagiye abagezaho, ibikombe nk'igikombe cy'amahoro, igikombe cy'ubutwari n'ikindi gikombe cyo ngira ngo bakinira muri ano makipe ya Police. Ikindi rero twababwira nuko atari uyu mutoza wenyine Mashami Vincent ugiye kuva muri iyi ekipe, ndetse akaba azaherekezwa na staff tekinike ariko si bose, kuko harimo nka babiri bazasigara mu ikipe ya Police. Abo ni nka team manager Aimable, we azasigara, hanyuma undi uzasigara ni Jabiru umutoza w'abazamu, nawe azasigara mu ikipe ya Police FC. Tukavuga rero aho ngaho tukiri muri Police, tukavuga tuti abakinnyi bashyizeho bakubuwe mu ikipe ya Police bo ni bande? Haraza Peter Agebrevor, ni umukinnyi wa mbere Police yaba yatandukanye nawe. Undi ni Abedi Bigirimana, akaza uwa gatatu Cukuma Odile, hakaza Niyonsaba Eric, hakaza Kwitonda Ali, hakaza Akuki Jibril, hakaza Clovis umuzamu nawe wa Police. Bakaba magingaya bagiye gutandukana. Hagati aho rero twababwira ko kuba ikipe ya Police yarekuye aba bakinnyi bose, yego hari igihe uruhande rumwe avuga uti ni mu rwego rwo kugira ngo bagende bagabanya amafaranga bahembaga aba bakinnyi, kuko bahembwaga agatubutse, noneho ukavuga utese abo bazaza nabo ntago bizageraho. Rero tukiri aho ngaho twababwira ko nk'uyu mukinnyi Abedi Bigirimana kuba imurekuye ni kimwe, ariko bikaba binatera amahirwe ikipe ya Rayon Sport yakomeje kwifuza uno mukinnyi, ikaba rero igiye kumubona wenda ku buryo bwayorohera, kubera ko Abedi ntago yapfa kujya gusinyira izindi ekipe asize ikipe ya Rayon Sport. Azi neza ko Rayon Sport izasohoka mu marushanwa nyafurika, urumva nawe azaba afite uko akeneyeho ku ikipe ya Rayon Sport. Urumva rero ko bizagenda bigira akamaro ku ikipe ya Rayon Sport ndetse no kuri uyu Abedi Bigirimana, bikazatuma bitagorana kuba bagenda bamusinyisha. Ni ukuvuga ngo uko Police bamwe basezere ni inyungu z'abandi. Harimo abakinnyi benshi nka ba Cukuma, abangaba Odile nabo baracyashoboye, ntabwo bashobora kubura ikipe ifatika yabafata, ariko kugeza amagingo ya nyine bo barangije gutandukana n'ikipe ya Police FC. Tukiri muri ibyo rero, reka duterere akajisho muri Musanze FC. Uwo bita Lumumba nawe ntazakomezanya n'ikipe ya Musanze. Habimana Sostene nawe nuko ko bamuhaye ibikombe kuba mu makipe ane ya mbere, ariko muzi neza ko bagiye kurangiza ino shampiyona bari kurwana no kutamanuka. Urumva rero ko ubuyobozi buvuga buti n'ubundi nta kintu yaba tugejejeho, ariko ntabwo tukiri aho ngaho, ntabwo ari ubuyobozi buri kubivuga, kuko muri make ikipe ya Musanze ubu tuvugana nta muyobozi n'umwe ifite uri kuyobora, ariko barateganya ko mu byumweru bibiri gusa hazaterana inteko rusange y'ikipe ya Musanze, ikaba noneho yashyiraho abayobozi, bakaba aribo bazagenda bakomeza bagena ahazaza iyi ekipe ya Musanze. Nibyo twaba tubabwiye kuri Musanze. Hanyuma rero reka duterere akajisho ku ikipe ya Nyamukandagira APR FC. Iyo ibiri kugenda bivugwamo nyine n'ubundi n'umutoza Gamandi, n'ubundi ubivugwa ko ubu kugeza amagingo ya ari hano i Kigali kugira ngo arebe ko yarangizanya n'ikipe ya APR FC, dore ko undi basaga naho bahataniye uwo mwanya wo gutoza ikipe ya APR we bitari kugenda byoroha, kubera ko ari kugenda aca amafaranga menshi, kandi akavuga ko we ashaka kwizanira na staff tekinike yiwe. Ibyo rero bikaba bituma ikipe ya APR FC ishaka uno mugabo ari we iri kugenda
ishyiraho imbaraga cyane kugira ngo imugire, kandi tubibutsa ko uyu mugabo nawe afite amateka ndetse n'ibigwi bigiye bikomeye hano ku mugabane wa Afurika nk'uko twagiye tubivuga ku munsi w'ejo. Ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV.